gusa nutarinda indyo urya umurinda aho uryama kwirinda ugumye w'umwasama aho ngaho gusa ego dore kagize n'ubumeza we twagize ubumeza we serivisi kagize ubumeza tuganira kuba nyine mama adahari ariko mani ariko wagira ubwoba yo kujyana ego radi ariko rero nanone urukundo rwabera iyo ukunda umuntu nyine nawe umenya ahantu uri mu rukundo cyaparitse disi ntabwo naraye ndyamye wowe ntabwo ubizi njye naraye gukina kuvuga ati ntabwo rwose urukundo ni amadayimoni wa mugani wa kakaririmba oya ukuntu ameze wagira ngo ntihari ikintu cyabaye giteye ubwoba arashishira buri kanya ngo nuko afite imbeho karibu karibu cyane rwose karibu rwose muri saa sishika kucara mama amakuru meza amakuru ni meza turashima Imana yo ni ukuri ni karibu cyane Sylvie ntakira si umushyitsi mubaze icyo ashoboye shirika kanisa Fisto Fisto mwari muraho Fisto turashima Imana birongera turamaho namwe murakomeye turaho n'akazi muri iyi minsi kaminuza kagoranye uko bigenda no kwinanura imvura mwayibonye gute imvura yo twari tuyikeneye naje tuyikeneye hari hamaze iminsi hari ubushyuhe bwinshi cyane turashima Imana yaduhaye imvura bakobwa beza siko mutaganira ngo mwishimire umushyitsi wacu rero nshaka kupresenta inshuti zanjye bakobwa beza ko mutaganira siko twakira umushyitsi wacu rero nashaka kupresenta inshuti zanjye unikanyana uranikanye inshuti zanjye nashaka kumumenyana nari mbazi tubarebe bari bose uraziranye mbazi kabisa birumvikana ko kanyana niba ugiye kujya kwa rugema muraziranye kanya rero iyi ni boyfriend wanjye umukunzi wanjye nashaka ko mumenya na mama nawe nashaka ko we yarabizi ariko nawe nashaka ko ikikumbwira ahari nashaka nyine kubamenyesha n'umuryango ntuzajye mubona ndi kuri telefone mubigezeho cyane rero ko Kanyana abonye uyu mukunzi wa Sylvie agahita arakara bigenze bite byose tugiye kuba twabirebera hamwe. Ese Rugema yabashe kuba yacika ba kamarade gute? Se ba kamarade baraza kuba bamenya ko uri ari umuti basigaranye? Byose tugiye kuba twabireba hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba n'ibindi byinshi byabashe kuba biranga. Rero nimba ubashe kuba wagera hano kuri ino channel kankandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe by'uburyo uri kubonamo iyi filimi. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo ama emoji y'umutima, ubundi nze nkubwira buri kimwe cyabashe kuba cyaza hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Kandi tumaze kuba twabona ko iyi ariyo channel y'ukuri ibagezaho ibintu biraza kuba byakurikira muri filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko ari nayo ifite aba subscribers benshi, abantu basobanukiye bamaze kuba babimenya. Ariko hari abantu babashije kuba batwiyitirira, nimwabasha kuba mwamenya channel ya nyayo itanga amakuru ku Nzira y'Umusaraba. Ibiraza kuba byakurikira ugasanga barimo barababeshya aho mugiye. Rero iyi niyo channel yonyine ibasha kuba yabikora. Rero tanga subscribe kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment utangemo ibitekerezo byawe. Nimba nta n'ibitekerezo
ufite ushyiremo amayemoji y'umutima kugira ngo turebe ko tuba turi kumwe n'abantu kugera kuri uyu munota. Ese ko tubonye Kanyana hariya abashe kuba yabona uriya musaza wa Iribagiza, ibyishimo yari afite bigatangira kuba byagabanyuka. Yarazi ko Sylvie afite undi mukunzi, ariko ngiye kuba nagusobanurira ikintu gitumye Kanyana hano atangira kuba yarakara cyane, ibi bikamubabaza. Ubundi mpite musobanurira hano Rugema uburyo yabashe kuba yacika ba kamarade, abasha kuba yabacika, ariko hari ikintu yabashe kuba yasiga kubera ko yabashe kuba yabasigira umuti wa kabiri Iribagiza azanywa. Ese kamarade araza kuba yamenya ko uyu ari wo muti wa kabiri bari gushaka? Muribuka neza ko muri episode yarangiye Rugema yaje hano muzehe yamuhaye urufunguzo, yamurangiyeho aho umuti wa kabiri uri, aje kuba yawutora. Nuko yinjiye mu nzu, amaze kuba yabona umuti ba kamarade nabo baratashye basanga hakinguye, niko guhita basangamo Rugema, baramufata baramusaka bamuzana hanze. Rero hano hahise habonekamo Rugema afite umuti wa kabiri kubera ko bamusatse bakamusangana ka gacupa neza nk'uko muzehe yabitubwiye karimo umuti. Bakamubaza ati ibi ni ibiki? Akavuga ati uyu ni umuti. Rero Rugema yahise abacika atarabasobanurira ibyari byo kubera ko batigeze bamenya ibyari byo. Se ba kamarade baraza kuba babigenza gute kugira ngo bamenye ko uyu ari umuti wa kabiri babonye? Se Rugema we ibye byo biraza kuba byagenda gute? Rero icyo usabwa ni ugukanda subscribe hano kuri iyi channel, warangiza ugatanga ibitekerezo by'uko ubona iyi filimi kubera ko itangiye kuba yaryoha, ibintu bigiye kuba byaryoha. Ba kamarade nibamara kuba bamenya ko uyu ari umuti wa kabiri Iribagiza agiye kuba yanywa, kubera ko Rugema abashe kuba yawuzana, abashe kuba yawukura aho yari yatumwe, aho wari uri, none ba kamarade bawufite mu biganza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane. Iribagiza agiye kuba yabona umuti wa kabiri, Imana ibashe kuba yabikora, umuti ugeze mu maboko mazima. Rero abantu bari kwibaza ikibazo kuri ino filimi, ese Rugema koko uriya ni umuti wa kabiri asize? Rero Rugema umuti wa kabiri yari amaze kuba yawubona, agiye kuba yawutwara ngo ajye kuwangiza, ariko twabonye ko uriya musaza papa kamarade atigeze agambana, ahubwo yararimo atarugema mu gatego. Niyo mpamvu wabonye Rugema yafashwe mbere kugira ngo umuti uhabwe bano ba kamarade, kubera ko uriya musaza yari yarapanze imipango myiza. Rero abantu bari bazi ko uriya musaza yagambaniye Iribagiza, mujye muri comment muvuge ati ndabimenye ntago yigeze agambana, kubera ko tumaze kuba twabibona ko atigeze agambana, kubera ko ariwe wabashe kuba yabwira ba kamarade ko Rugema abashe kuba yaza kwiba umuti wa kabiri, ariko babashe kuba yawufata. Uriya musaza rero yabashe kuba yagambana ndetse n'aba ba kamarade kugira ngo batange Rugema bamushyire mu maboko ataraye, kubera ko Rugema ntago ari umuntu mwiza. Twamaze kuba twabona ko ari we wishe ababyeyi ba Iribagiza, niwe wabishe kugira ngo yegukane iyi mitungo yabo. Ese ibintu biraza kuba byagenda ute? Ibintu bikomeje kuba byaryoha cyane kuri ino episode tugezeho. Ibintu bigiye kuba byaba ibindi kubera ko tumaze kubonamo ibintu Rugema abashe kuba yakora. Se ibintu biraza kuba byagenda ute? Nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe hano, jya muri comment ubashe kuba watanga ibitekerezo byawe by'uburyo ubona iyi filime. Nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima, kubera ko Iribagiza ubu ngubu agiye kuba yabona umuti wa kabiri. Icyizere kiragarutse kubera ko tubonye ko umuti ugiye mu maboko mazima. Kamarade na Emile ari bo basigaranye umuti. Rugema yaragiye kuba yawufata akajya kuba yawangiza, yarawibye yarawujyanye. Uri kumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashe kuba twagerana hano kuri uno munota, gira ikintu ugira muri comment, wandika muri comment, kubera ko umaze kuba wasobanukirwa. Kandi nimba hari n'ibitekerezo by'ingenzi uba ufite ushaka kuba watugezaho, jya ubitangaho hasi muri comment kugira ngo ibintu bikomeze kuba byagenda neza. Kandi ntiwibagirwe gukanda like kugira ngo turebe abantu babashe kuba bakumva ibi bintu twabagejejeho, kubera ko ni ibintu byiza bigiye kuba byaza muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Mubonye ko uyu mukobwa Kanyana abonye musaza wa Iribagiza, umukunzi wa Sylvie, agatangira kuba yababara cyane. Nuko uyu mukobwa
Kanyana nuko akunda uriya musore musaza wa Iribagiza ari we Rurangirwa, kubera ko twabonye ko episode yarangiye twigeze kuba twabona ko uyu mukobwa Kanyana yavuze ati afite umukunzi, akabivugira rimwe n'uyu nguyu Sylvie bakabasha kuba babana. Rero uyu mukobwa Sylvie abashe kuba yaza kwereka yabashe kuba yatumira Kanyana ngo azaze kuba yareba umukunzi we, none Kanyana asanze ari musaza wa Iribagiza umuntu yakundaga Rurangirwa. Uri kumva ko rero Sylvie ndetse na Kanyana batagiye kuba bakiranuka, kubera ko batagiye kuba babana neza, bari inshuti ariko bagiye kuba bapa umugabo, kubera ko tumaze kuba twabona ko Kanyana bimubabaje cyane akabasha no gufuha bikagaragara. Ese Sylvie araza kuba yabyitwaramo ute, cyangwa Kanyana we ibintu araza kuba yabigenza ute? Rero tanga igitekerezo cyawe aho hasi muri comment, utubwire uko uri kubona iyi filimi igiye kuba yagenda, kubera ko tumaze kuba twabonamo ibintu Sylvie akoze, kubera ko atari ibintu byiza, ariko ndimo ndakubwira ibigiye kuba byakurikira n'ibirangiye hano muri ino filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tuba tumaze kubonamo ibintu byinshi byabashe kuba byashimisha abantu. Niyo mpamvu mubona tuba twagarutse inyuma tugahita twegera tukagera n'imbere tukareba ibintu bigiye kuba byabamo. Ese Kanyana azakora iki kugira ngo akomeze kuba yakunda uyu musore, cyangwa araza kuba yamwikuramo? Byose turaza kuba twabireba. Se Sylvie we ibye n'uyu musore biraza kuba byagenda gute, kubera ko tumaze kuba twabona ko Kanyana nawe akunda uyu musore kandi yaramukundaga cyane, yabashe ko yabibwira n'uyu mukobwa Sylvie barimo barakundana ko akunda uriya musore. N'uyu mukobwa Sylvie rero yabonye uriya musore yumva aramukunze, ariko Sylvie we yabashe kuba yagira amahirwe yuko ari we yabashe kuba yahitamo, kubera ko yabashe kuba yakiteretera we na mama we, babasha kuba batereta uyu musore musaza wa Iribagiza Rurangirwa kugira ngo abashe kuba yakunda Sylvie. Yari yaramukunze ariko abura ahantu amuhera. Uri kumva ko filimi yacu ikomeje kuba yaba iryoshye cyane hano kuri no episode tugezeho, ibintu bigiye kuba byaba ibindi bindi. Nimba nawe urimo ubona ko ibintu bigiye kuba byahinduka bikaba ibindi bindi, jya muri comment ubashe kutubwira ibintu bigiye kuba byahinduka bigiye kuba ibindi bindi, kubera ko iyi filimi ahantu ibashe kuba yagera ibashe kuba yashimisha abantu benshi cyane. Ariko ntago ari ibyo gusa twabashe kubona, nuko twabonye ko n'uyu mukobwa Isimbi arimo aganira na mushiki wa Rugema, uriya mushiki wa Rugema Sara, uriya mushiki wa Rugema Safina arimo amubwira ko iriya nda Isimbi atwite ari iya Cyusa. Ese Isimbi kubera iki akomeje kuba yabesha abantu ko iyi nda ari iya Cyusa, kandi twamaze kuba twabibona ko iyi nda atari iya Cyusa? Yagiye kuba yagenda igihe yari yaragiye kuba yashaka, nuko yashatse umugabo w'umukene agaca mu buzima bubi, akabasha kuba yagaruka hano kwa Rugema kuba yabyara, ariko akomeje kuba yashinza Cyusa ko ariwe wamuteye inda. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe? Jya muri comment ubashe gutanga igitekerezo cyawe, ubundi ngusobanurire impamvu uyu mukobwa ashaka kuba yakegeka inda kuri Cyusa kandi atari we wayimuteye. Nuko uyu mukobwa ahantu yari yarashatse ahantu mu rugo rukennye cyane, abasha kuba kandi twabonye mbere hose ko yabashe kuba akunda Cyusa, aramukunda cyane, ariko twabonye ko kugira ngo Isimbi akunde Cyusa bakoresheje amanyanga, aho Cyusa yavuye mu mahanga akaza mu Rwanda aje kuba yareba umukobwa bita Iribagiza, bakabasha kuba bahindura izina rya Iribagiza bakamwita Isimbi akaba ariwe bita Iribagiza. Uri kumva ko bakoresheje amanyanga atari meza kugira ngo Isimbi abashe kuba yakunda Cyusa. Rero Cyusa bigeze kuba bakundanaho baranaryamana, niyo mpamvu Cyusa mubona atarimo yemera uriya mwana, ariko twebwe twamaze kuba twabibona ko iyi nda Isimbi atwite atariye, ahubwo hazaboneka nyirayo kugira ngo Cyusa arenganurwe, kubera ko barimo baramushyiraho inda atariye. Ese Isimbi kuki akomeje kuba yakora ibi bintu? Byose tumaze kuba twabibona hano kuri no episode tugezeho, ariko ibintu bikomeje kuba byaba byiza cyane muri ino filimi Inzira y'Umusaraba. Nimba nawe uri kubona ko bikomeje kuba byaba byiza, jya muri comment ubashe kuba waduha igitekerezo cyawe cy'uburyo uri kubonamo iyi filimi Inzira y'Umusaraba, kubera ko tumaze kubonamo ibintu byinshi kandi byabasha kuba byatwigisha amasomo akomeye mu buzima busanzwe. Kandi ntago twakirengagiza ko muri ino filimi Inzira y'Umusaraba Rugema yari arimo ahana aba bakobwa baba hano mwa runo rugo, Isimbi ndetse
na wa mukozi wabo arimo abahana ababwiza ukuri avuga ko Iribagiza yabashe kuba yahinduka umuntu mubi kubera ko Rugema atakimuyobora. Rugema yashatse kuba yamugambanira. Rugema afite ubwoba bwinshi cyane yuko tubonye ko yagiye kuba yakiba umuti ariko akabasha kuba yawusiga, akabasha kuba yakiruka akawuta, bakamarade bakaba bawusigaranye. Niyo mpamvu Rugema afite ubwoba kubera ko Iribagiza agiye kuba yanywa umuti wa kabiri. Iribagiza agahita yibuka ibintu byose Rugema yamukoreye. Urukumva nibwo bwoba afite, ahise akusanya uyu muryango we ajya kubwira Isimbi ndetse n'uriya mukozi we kugira ngo bamenye ko Iribagiza agiye kuba yahinduka undi muntu kubera ko agiye kuba yakibuka. Rero Rugema na Fabiola bari barimo babwira Isimbi ko nawe agomba kuba yahinduka agatinya Iribagiza, ariko Isimbi yabashe kuba yabakanira ababwira ko atatinya Iribagiza ahubwo Iribagiza ari we muntu mwiza babasha kuba babana hano. Rero abari kubona ko Isimbi arimo arakora igikorwa cyiza, isi yabashe kuba yamwigisha ikamuhindura umuntu mwiza kubera ko yari yaragiye kuba mu muryango ukennye cyane, yabashe kuba yahinduka undi muntu. Hano hari amasomo aba akomeye cyane tubasha kuba dukuyemo hano muri filimi Inzira y'Umusaraba, nawe wakabashije kuba ukuyemo kubera ko tumaze kuba twabona ko Isimbi abashe kuba yasuzugura Rugema, akabasha kuba atakumva ibintu barimo baramubwira kubera ko Rugema ari umugome. Twamaze kuba twabibona, niwe muntu wabashe kuba yakica ababyeyi ba Iribagiza, none ashaka kuba yamwangisha n'abandi bantu bari babikundiraga Isimbi. Se Rugema agambiriye iki? Icyo agambiriye ni ukugira ngo arye imitungo y'ababyeyi ba Iribagiza, ayirye yose abashe kuba yayimara kubera ko twabonye ko yabishe kugira ngo yegukane iyi mitungo ye, aza kuba yarera Iribagiza, none Iribagiza yarakuze agiye kuba yamukozamo. Ese ibintu biraza kuba byagana hehe? Byose turimo turabirebera hano muri filimi Inzira y'Umusaraba. Rero nimba tubashije kuba twagerana kuri uyu munota tukiri kumwe, nkandira kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujye muri comment ubashe kuba watangamo ibitekerezo, ukore no kuri ako kantu ka like kugira ngo turebe ko hari abantu babashe kuba bakumva bakanakunda ibyo twabagejejeho, kubera ko tumaze kuba twabagezaho ibintu byabashe kuba byaranga filimi yacu Inzira y'Umusaraba, tukaba tugiye kubabwira ntibirakurikira. Ariko hari amasomo menshi abasha kuba yatangirwa hano kuri ino channel, kandi iyi channel niyo yonyine itanga amakuru y'ukuri kuri filime Inzira y'Umusaraba, kubera ko twamaze kuba twabona ko ariyo channel yizewe kandi ifite n'abasubscribers benshi babashije kuba basobanukirwa, bakabasha kuba bambona ko ibintu tubabwira hano muri filime Inzira y'Umusaraba ari byo bihita binaza mukabasha kuba mwayireba, ibintu bigatangira kuba byamera neza, filimi yacu igatangira kuba yaryoha cyane kubera ko tumaze kubonamo ibintu byinshi bigiye gutuma itangira kuba yaryoha. Ariko hari byinshi tutavuze byabashe kuba byaranga iyi filimi Inzira y'Umusaraba episode igiye kuba yakurikira, ariko ndaza nkubwira uburyo igiye kuba imeze. Ese ibintu biraza kuba byagenda ute? Jya muri comment ubashe kuba wasiga igitekerezo cyawe, ubundi nze nkubwira uburyo filimi Inzira y'Umusaraba episode iraza kuba yakurikira, uburyo ibintu biraba bimeze, kubera ko biraba ari ibintu byiza cyane, filimi yacu ikomeje kuba yaryoha.